mu gasatsi gake karyamye ku mutwe kamwe basukurisha uburoso, ishati y'umweru wera de, ijipo ya kake itari ndende kandi itari ngufiya, udukweto twa ballerine tw'ubururu, agakobwa gato gatoya katari karekare kandi katari kagufiya k'amaso yera de, uwo ni Ange. Mu gasatsi gake karyamye ku mutwe kamwe basokoresha uburoso, ishati y'umweru wera de, ipantaro ya kake, inkweto za suplesse. Uwo nguwo ni Diego, yarahagararanye na Ange nyuma y'ishuri ry'umwaka wa 5 barebana akana ko mu jisho. Nuko Diego areba Ange aramubwira ati Ange mu kinyabupfura cyinshi ati karame, ese uzakomeza kunkundana nyuma y'ubu buzima? Ange asubiramo nk'uwikanze ati Diego asa n'useka aravuga ati Ange uzakomeza kunkundana nyuma y'ubu buzima bw'ishuri? Ange ati nzagukunda kandi ngukundwa akaze mukundwa, ati nzagukunda iteka ryose humura. Nuko Diego afata ukuboko kwa Ange amukora mu kiganza, nuko asoma ikiganza cye. Ubwo prefe nawe yari ari aho aregeye, ubwo ndavuga prefe de discipline, arimo ashaka abatinjiye mu ishuri. Nuko Ange aba arirukanse yinjiye mu wa 6B, Diego nawe aba arinjiye yinjira mu wa 6A. Ikaze kuri Itange TV show, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba. Turabakiriye, twishimiye kubana namwe. Umuntu witwa Diego ndamusuhuje, n'umuntu witwa Ange ndamusuhuje. Aho muri mwese twishimiye kubana namwe. Ange yakundanye na Diego guhera mu wa 4 segonderi bageza mu wa 6 bagikundana. Ikigo cyose cyari kizi urukundo rwabo. N'umwana wari umaze icyumweru mu wa mbere wari kumubaza ati se abantu bakundana hano ni bande? Ni Ange na Diego. Ibyo byari byaramenyekanye, byarabaye inkuru y'uko Ange na Diego bakundana. Barakundana, igihe cyo gusoza barasoza, Diego agira amahirwe akomeza muri kaminuza, Ange nawe ajya acuruza bijuteri. Acuruza bijuteri mu mujyi wa Kigali ahagana mu gace ka Nyamirambo. Bose bagiriwe ubuntu. Diego yarize akomeza amasomo ye neza, ararangiza ahita abona n'akazi. Abona akazi mu bijyanye na statistique. Ange nawe mu bucuruzi bwe yacuruje neza rwose, ubona yuko acuruza ibintu byunguka. Barakomeje barakundana, ariko mu by'ukuri aho babaga bari hose mu myigire ya Diego, Ange yabaga ari kumutekereza, kandi na Diego aho yabaga ari gutekereza Ange. Ange yajyaga agira gutya akajya gusura Diego ku ishuri. Ku ishuri byari bizwi yuko Diego agira umukunzi bita Ange. Barakundanye, Diego ageze mu buzima bwo hanze. Ubuzima bwo hanze muzi ukuntu bugora, ariko Ange we urumva imyaka Diego yari amaze kwiga yari imyaka
twavuga yuko imaze ko yari imyaka 3 hakiyongeraho n'ibya graduation, yari imaze kuba nk'imyaka nk'ine. Ange w'ikintu yifuzaga kubona abanye na Diego. Ange yari yarabenze abasore benshi. Ange nta muntu yiringiraga uretse Diego. Ubwo Diego mu gutaha kwe, Ange yagiye kumusura. Ange ajya kumusura. Ange mu kumusura, Diego yarabonye geto ye hafi y'aho akorera. Ange agategereza ko hari ijambo yabumbura ngo avuge ku bijyanye no kubana. Diego akumva Diego nta kintu ari kubumbura mu kanwa ke ngo avuge. Ange arataha atabitekerezaho, abiganiriza inshuti ze. Bimubera igikomere rwose, bimubera nk'umutwaro. Nyuma yaho Ange aza kwifatira akanya atumira Diego, avuga ati ndashaka kukwakira. Amusohokana ahantu muri hotel, amusohokana. Ubumve yuko yitangiye propose. Aramubwira ati Diego, turakundanye igihe kinini, ndifuza yuko tubana. Ndabikwibwiriye ndi umukobwa, ariko ndifuza ko tubana. Diego biramutangaza cyane bitewe n'ukuntu yari azi Ange. Ange yari umuntu ugira isoni, yari umukobwa ugira isoni cyane. Ku mutima ahita atekereza ati Ange yarahindutse. Diego aramubwira ati umva Ange, iyo nkirangiza kwiga ntabwo nari niyubaka. Watuje nkabanza ngashaka amafaranga, nkagenda nkajya iwanyu nkagusaba nkagukwa. Se uragira ngo mbigenze gute? Ange aramubwira ati ikibazo si amafaranga. Amafaranga ngewe yo kugira ngo tubane ndayafite. Diego we akamubwira ati huya, ngewe nk'umugabo ndashaka kwiyubaka. Ntabwo nshaka gusebera mu muryango w'iwanyu, ndashaka kwiyubaka nkakujyana ari ngewe ukujyanye. Ange ntiyabyumva neza, ariko ubwo ngubwo Ange icyo gitutu, ibyo byose icyabimuteraga. Ange hari inshuti ye yigeze kumwongorera, iramubwira iti ariko buriya Diego ni gusara, buriya Diego ni gusa. Se kubera iki se ataba yarikundiye abandi? Nyuma yaho rero arataha, babyumvikanyeho gutyo. Amaze kubyumvikanaho, Ange mu gutaha hakuzuye umukobwa Alice. Nyuma y'iminsi 2 Alice aramubwira ati ngewe nize muri kaminuza imwe na Diego, yize i Butare nanjye niga i Butare. Diego afite umukunzi rwose, icyo ngicyo ukimenye, we kwishyira mu myanya. Afite umukunzi bazabana, we gukomeza kwishyira mu myanya, wowe ntabwo ukiri mu myanya rwose, ndetse akurusha n'ubwiza. Ange arababara, Ange biramubabaza, Ange bimubana umutwaro, bimubana umutwaro koko, kandi nawe wabyumva. Aravuga ati ubu rero ngewe ngiye guhita mutangayo nishingire. Ubwo niko guhita afata umwanzuro ati ngiye kwishingira kwa Diego. Ange yapakiye utwangushye dukeya, aragenda asanga Diego aho yari atuye. Diego ku mugoroba atashye barahahurira.
amaze ati se Ange kubera icyo utamenyesheje, ntimumenyeshe iki, hano ntago ari iwanjye. Arangije ati karibu nta kibazo. Ange barahabanye ati Diego akamubaza ati se Ange bimeze bite kudataha, bimeze bite? Ange ati nzatahira igihe nshakiye. Ange ataha nyuma y'ibyumweru 2. Ubwo nyuma y'ibyumweru 2 niho yagarutse kuba iwe, araza ariko ubwo ngubwo aza yumva yiringiye yuko ibyo ari byo byose, akajya avuga ati ibyo ari byo byose nta kuntu ntatwaye inda. Araza aba aho ngaho, ukwezi kwa mbere ntiyajya mu mihango, aravuga ati wawu rwose ntabwo natwaye inda. Arangije ahita ahamagara Diego, wari uzi n'ibindi, ubu ngubu natwaye inda, wanteye inda. Diego aravuga ati umva rwose Ange ndabyishimiye pe, ndabyishimiye ariko birantunguye, reka rero ubu ngubu dushaka ukuntu twakora ubukwe tubane, ariko rwose wumve yuko ntunguye. Uzi ikintu gitangaje, nyuma y'iminsi mikeya Ange yahise abona imihango, bakiri kuvuga ngo bari gupanga ngo gukora ubukwe. Noneho Ange aravuga ati se nakongera se nkivuguruza? Tiwapi ubu ngubu bigiye gukomeza. Noneho ubwo ngubwo Diego nyine nawe akomeza muri uwo mujyi wo kuvuga ngo ngiye gukora ubukwe, umusheri wanjye aratwite. Nyuma yaho Ange ariko byaramubanye umutwaro ukomeye, ariko rero Diego nanone, Diego ntabwo tuzabyumvikanaho nasanga ntatwite. Ko yaganiraga aza kubiganiriza inshuti ye, urabizi iyo uganirije umuntu umwe abibwira undi, undi akabibwira undi, undi akabibwira undi, bigakomeza uruhererekane gutyo. Arangije amaze kubiganiriza inshuti ze bibaye uruhererekane gutyo, arangije mu gihe Diego akiri kwitegura ubukwe, hari uwagiye aramwongorera ati ese kubera icyo uri kwitegura, ubundi mu by'ukuri uri kwitegura ubukwe huti, kubera icyo uri kwitegura ubukwe? Aramubwira ati sheri wanjye aratwite, ngomba kwitegura ubukwe huti, kuko yari arimo anaguzaguza amafaranga, ubona yuko yashyushye mu mutwe. Ange aramubwira ati rero reka nkubwire, urabizi se ko wamuteye inda? Urabizi se ko atwite? Diego aramubwira ati njye ndabizi, twararyamanye, namuteye inda kandi Ange nta wundi muntu bigeze baryamana. Aramubwira ati umva rero nkugire inama rwose, nimujye kwa muganga mwipimishe. Mujye kwa muganga mwipimishe, ibintu byo guhita uvuga gutyo niba mwararyamanye wamuteye inda nta cyizere cyabyo. Ako kanya Diego yahise ahamagara Ange ati ndashaka ko tuzajya kwipimisha ejo. Ange ashya ubwoba, umva ibintu bimubana birebire. Ubwo amezi yari amaze kuba 3.
ati se mubwize ukuri tutari twagerayo, tiwe aravuga ati reka wenda mbyihorere wabona ari gukina. Araryama buracya mu gitondo aramukangura kuri telefone ati waramutse sheri, titegure tugende. Bimubana ibibazo.